Titirere arasaba Nyesi gutinyuka akamwisanzuraho. Hagati aho kwa Pascal bakomeje kubangamira umuryango wa Rangwida bacumbitsemo. N'urunana. Ariko se gutiza umwuko kwa Pascal bitwaye iki wa mukobwa we? Ucumbishije ubundi ntibwashya. Ariko surinda utiza mukobwa jana umwuko yazaguzwe mama. Kandi ubwo n'ubwirase wa mukobwa we. Ushatse wacisha make rwose. Nguko koko Pascal na mukobwa jana banyuze ahangaha bakumva uravuga ngo ntabwo bagomba gutizwa umwuko, ubwo wavuga iki? Icyama kanyumva nkabimusobanurira. Bose barabiwe ko ari abanyamwanda. Ku buryo se bavuga ngo ntabwo uzongera gukoresha ikintu bakoresheje. Iyo mbivuze se. N'abana babo kuva ku mukuru kugeza ku muto badashobora gukoresha ubwiherero neza. N'ababyeyi babo ugize ngo arabukoresheje akaba adashobora gukaraba intoki bavuyeyo. Kandi kandagira ukaraba irimo amazi meza, hari n'isabuni ihateretse. Kuva kuri papa na mama kugeza ku bana babo. Nta n'umwe urakaraba mureba ngo mbibone. Wagira ngo amazi ni umuziri wabo. Gukubura aho batuye ni intambara. Ubwo se kuko abo bantu batari abanyamwanda ni he mama? Yego se makana ko batagira umwanda rwose. Ariko nanone ujye wibuka yuko umuturanye ari inshuti ya gahato. Nta gahato nshaka kankurira indwara z'umwanda mama. Ahubwo guhera uyu munsi uhagarike kubatiza ibikoresho byo mu rugo rwose. Cyangwa se uzabagurira ibyabo kuko ntabwo nzongera gukoresha ibintu byavuye kwa Pascal rwose babikoresheje. Nk'ubu ndebera, reba hariya hakurya mama. Reba ibyombo byaho biri. Ntureba isazi zirimo kwatuma nabo reba ukuntu bisa. Ngahita biyo telefone ijwigira maze umpa amahoro. Ndumva banzindukiye. Ado, mwaramutse neza Titire. Mwaramutse neza nye. Amakuru y'imisi ko twaburanye. Twaraburanye ariko rwose nkeka ko nta rwango rurimo. Ni akazi no gushakisha ubuzima gusa biba byahugije umuntu. Birumvikana akazi ko nakambere ariko jya unyuza mu nyifurizo umunsi mwiza. Usikomeruka message zo mu kwambere unyifuriza umwaka mushya muhire. Erega buriya nanga no kuguhamagara kuko mba nzi ko ugiye mu kazi kenshi. None se nkahugira mu kazi amasaha 28 mu minsi 7. Boshye umutima. Yewe mbona udapfa kuboneka pe. Yego bibaho ko umuntu ahugira mu kazi ariko nanone ntiwabura umwanya wo kuvugisha abantu b'ingenzi. Aha. None se nyine ko wumva ari ab'ingenzi urumva Nyensi ndimo? Urimo cyane. Ahubwo se utari mu bantu b'ingenzi haba hari monde. Havedi, udatuma nishyira mu myanya. Nzajya nguhamagara mfite icyo ngiye kukubaza kijyanye na club yacu. Ariko no kumbaza amakuru asanzwe biremewe. Ahubwo se shawo wabipanze nimugoroba tukaza guhura tukiganirira. Kunumva ngukumbuye. Yewe Titire nanjye rwose byanshimisha kongera kuvugana nawe. Gusa mfite utuntu twinshi nza gukora. Keretse mbanje kubipanga neza nkareba niba nza kubona umwanya. Hari icyo bitwaye se ngusubije nka nyuma y'isaha? Tugenisha ariko iki se kandi ariko reka nkugure busho. Iyi moto yawe rwose irutwaniriye agare riduciyeho. Ese uguri vugisha iki gitero? Aya. Ngo moto yangira utwa n'igare. Cyane rwose. Ritayirutase. Umva mbese. Uyu musore ntaduciyeho ririho mu gihe twebwe yingirwa moto rwose yaduciye amaboko tuyisunika. Sha baretse gato tugere ku mukanishi ayikoreho ubundi nyihatu mugende ndebe ko wangira kwegeranya n'igare. Oya hatu mugere isi tumarera iki? None se ubukoko uburabone kumara iki? Irakimaze iyi moto sunika tugende. Aho kukubera igisubizo mbonera kubereye umutwaro rwose. Cyakora hari igihe ntungura rwose kantenguha nari ntwaye nk'umuntu ukomeye. Sha nkumva ngo n'ikimwaro pe. Si ibyo nkubwira se nyine. Kwaho kugukemurira ibibazo ahubwo ibiguteza. Ubwo so umuntu urumva ejo yagaruka? Ngo yagaruka. Baragaruka se ubwo ko ari cyo bakora. Yego uwo yamfiriyeho ntwaye se ugaruka. Ariko ejo wagaruka rwose mugenzi we. Ngaho. Nawe rero ngo ningurishe icyubahiro cyanjye. Ntago nayigurisha rwose. Ni nama nakugeraga. Niba wanze kunyumva rero uzayumva umunsi yagutuye mu murengoti ukavamo umeze nka kumwe nari imeze igihe Nadine mpondanya ku rukuta. Ahubwo uvuze Nadine ndibuka. Asigaye abaho igitefa. Ndeka wa mugabo we ibyago bibaho. Ngo iki? Ngo yahunze Nyarurembo kubera umugabo baguze umurima wanjye yaramumereye nabi. Ese yarahunze? Ubwo se yahungiye? Nibyo bazi se nyine kumva kuko nta muntu yigeze abwira ko agiye. Icyahoze nuko yagiye anjyaniye n'umwana. Yewe niba yarajyanye umwana ahubwo aho nduvera korohereje. Nabundi kumubona ibyo akeneye byakugoraga. Uko wagira ngo uri inzoka. Yewe nitera amagi kigendera nite ku mwana wayo rwose. Nawe none se kuba yarajyaga ansaba ibintu simbibone bivuze ko yanjyanira umwana gutyo atanambwiye aha mujyanye. Nizere ko ejo hamaze ejo tutazasubirayo.
nanahamaze nka saa 5 ahubwo nkomeza kwiganirira na boss yari ahari. Icyaka cyari kimere nabe ndatomboye mbonye agacupa kumugoroba. Mukobwa ja, uyu mukecuru se yakwishyuye? Rangwa idase. Si we wahingiye se? Ariko ntukigire idebe Pascal. Kuva ryari se Rangwa udatumuhingira akatwishyura. Cyakora ibijumba twakoye yampayeho bike ngo nze nitekere. None se kuvuze ngo turanywa agacupa karavaye? Kuri hariya baguhembye. Reka ntayo bampaye. Yambwiye ngo ntiyagiye kuri banki ngo nzagaruke ejo cyangwa ejo bundi ayampe. Ntabwo bishoboka Pascal. Ubwo se yakubwiye ubwo busa nawe urabwemera? None se nari kurwana n'umukire mukobwa ja? Binabaye ngombwa mwana rwana da. None se kuki yumva ko twamuhingira twishimye ariko we yajya kutwishyura akatugora? Abakire se ntuzi ko bikunda. Gusa wenda buriya nkeje azayama ntugire ikibazo. Cyangwa uri murambeshya Pascal? Kuriya mugabo dutangira avuga ngo azahita twishyura tukirangiza akazi. Ni gute yahinduye imvuga akatubwira ngo nta mafaranga afite? None se ndakubeshya no gapfa? Wasanga unambeshya ndakuzi. Ahubwo ndaje ngiye kwirebera uriya mugabo mubaze niba koko atakwishyuye. Ese urarinda kujya kureba uriya mugabo koko kubera iki? Wakwizeye ibyo nkubwiye? Ma, nakumvise ahubwo ifaranga uri naryo. Kuki banga ko njya kumwibariza niba ntacyo wikanga? Nuko numva nta mpamvu yo kujya gutera umukire hejuru ngo kuki ataduhembye kandi nakubwiye igihe azayampera. Ibyo byose nta na kimwe numva ahubwo reka ngeyo ntarakarabura imiro. Gusa ndamutse nsanze yaguhaye ukaburi kumbeshya urwigendeho. Humura nakubeshyaga nako nashakaga kukureba. Hita uyampereza rero ndeba yo tunywera nayo duhahisha. Kandi ntukankinishe ku ifaranga tutazabipfa. Wambabarira yanga ntituyanywere koko. Ko hari icyo nshaka kuyakoresha mukobwa ja. Nakubwiye ngo zana aya mafaranga se nyine kandi uratuma ndakara nkudihe. None se wakwihanganye tukagena uko tuyakoresha ari byo yabitse rwose. Mbareka bire bamaze kumpa ayo mafaranga Pascal cyangwa nyakwake ku ngufu. Yewe naho buri ntabwo bakubeshye. Yego hano niho kwa Bushombe hano muri Vianney Vision Veni Papa Kireri na Obama. Bambwiye ngo niwo mufundi wa mbere uzi kubaka neza cyane hano Nyarurembo. Ngo iki? Nuko bambwiye kabisa. Ngo niba bakubwiye ibyo se wa mugabo we kuko niba babikubwiye. Yewe nabantu benshi cyane bari muri agasore kitwa Patrick. Bakubeshye rero. Ntabwo ndi umufundi rwose. Ngiye Bushombe muri Vianney rwose ndenza abafundi kure. Ndi engineer n'ikimenyimenyi rwose mfite na moto yanjye. Kubisekazi. Ariko wa mugabo wanze nawe uri umunyarwenya kabisa. Nge sindi umufundi kuko nini urabyumva ndenza abafundi. Yewe nabyo umusuri engineer koko. Umva rero engineer we. Yego. Mfite akazi ariko akazi mfite karagoye sinzi kugashobora. Niba ari byo kuvura byo rwose ntabyo nize nabambeshye. Ariko niba ari ukubaka. Nishaki bari na etage rwose ndayubaka uyirebe wumirwe. Mbo na etage nzayubaka ariko ndashaka kubanza kunyubakira inzu ntoya namara kuyijyamo nkazubaka nini. Ibyo ngibyo kabisa. Yewe ngira ahubwo igihe rwose ushaka ko dutangirira akazi naho ibyo kubaka byo rwose ni ibintu byanyu. Naye nashaka ko ibintu byihuta. Niturumaka twumvikanye ku mikorere y'akazi uragatangirije mu gitondo. Ko nahenda se turozwa n'iki kumvikana. Kireka niba nta gahunda rwose ufite. Ukabushaka kumva ibimvamo gusa nabundi oya humura amafaranga se cyo mbuze. Aho buryo nshaka nakazi kihuta. Busho. Ndashaka kubaka inzu ya 5 kuri 7. Yego. Turikumvikana neza. Ndabyumva. Birashoboka ko wabuyuje mu cyumweru kimwe. Ariko muranyumvira di. Uriyenda ntege icyumweru cyose se kubera iki? Wazanye ibikoresho bihagije ejo ngatangira akazi maze ukareba ko ejo bundi ntararanga nyisakaye. Ariko nawe yego. Utambeshye wayubaka ukayirangiza mu minsi 3 gusa. Wawe uvuga iby'amagambo menshi sibyo byangombwa. Zana ibikoresho ejo ntangira akazi. Nimugoroba uzaze urebe aho nzararangejeje. Hazatuma ubwungu bw'umenye igihe tuzayirangiriza. Okay, reka twumvikana y'akazi. Hanyuma nsubire ku istantere ngure ibikoresho by'ibanze. Nkwereke ikibanza kugira ngo ejo utangira akazi. Oya wegera n'amaguru bose. Reka nzare moto ngutwara. Sinakubwiye ariko ko ndeje nyiri wuzuye. Ubuse nibwije singiye gutaha titire. Umva kandi ugiye gutaha narana gushimira ko witabiriye ubutumire bwanjye. Ubwo se ni ngombwa kunshimira kandi nanjye mba mbishaka ko duhura tukaganira. Ni ngombwa cyane kuko uyu munsi ninjye wagutumiye. Nawe nubipanga ukampamagara nzaza kandi uzanshimire ko nitabiriye icyifuzo cyawe. Cyakora koko buryo umuntu wemera kuva mu byo yakoraga akaguha umwanya we nukuraba kwiyumvamo pe. Cyane bikomeye ahubwo. Niyo mpamvu rero nanjye najya ngo gushimire kuba wemeye kuza kwitabira ubutumire no kukubwira ko wambaye ikanzu nziza cyane.
aho se ni nziza cyane koko ntimubeshye titire. Ni nziza cyane irakubereye pe. You look very smart in dress. Nako si ikanzu gusa igihe cyose uhora usirimutse. Thank you. Gusa nanjye nakabaye mvuga ntimwambaye agashati keza ariko hari igihe mwakeka ibindi. Ibindi nakeka se nibikiyanye. Erega ntukanyishishe. Nituba turi kumwe jya umbwira ibintu byose uko byumva ntacyo wikanga. Reka ibyo si ibyanjye da. Nakoreka ntahe dore buri kwira naho utaha titire. Nawe rwose ngukundira ko iyo nguhamagaye witabira. Ariko nanone nkanga kumbipa. Ubusaka kanyu hise ugenda. Ariko se abantu tumaranye amasaha 3 ubu ni make koko. Ubusaka kanya amasaha 3 arashize. Mfati. Kibuze mbere yuko ugenda mbwira amakuru ya club. Club iraho nyine rakora gakega cyuko dushoboye. Ni byiza cyane. Ibikoresho se muracyabifite cyangwa hari ibyo mukeneye ku buryo waza kubifata? Yewe urebye nta kibazo cy'ibikoresho dufite. Gusa imbogamizi duhura nazo n'abantu bamwe na bamwe barimo kurwanya iriya gahunda yacu rwose yo kwegereza dukingiriza abadukeneye. Ko ari gahunda nziza se uko bayirwanya kubera iki? Usanga bavuga ngo kutwegereza abaturage no kubakangurira gukora imibonano mpuzabitsina. Gusa ntabwo tugomba gucika intege kuko iyo nimwe mu myumvire tugomba kurwana nayo. Cyakora nkunda ukuntu uri umukobwa uzi kwiha intego kandi udacika intege. None ubu ngewe n'abagenzi banjye turashaka gushyiraho ihuriro ry'urubyiruko rikazajya ribangaruka kwezi. Nkuko habaho umwanya w'umuganda, hakabaho umugoroba w'ababyeyi, natwe turashaka gushyiraho ikintu nk'icyo kikaba nk'umugoroba w'urubyiruko. Ukazajya ubangaruka kwezi. Icyo gitekerezo cyo kugira umugoroba w'urubyiruko se wowe uracyumva ute? Mpinga we wandinze kuzashoma mpinga. Mpinga we wandinze kuzashoma mpinga we ngo mpagafaranga ninywere ko nzoga burya gusinda ngo nitombora mpinga. Mpinga we wandinze kuzashoma mpinga we. Niko Pascal. Hano habaye mu kiriziya, habaye kuri segiteri, ibintu byawe hano ni byiki? Nibihe bituma koko murara muhondagura ingoma bigeze aho ngaho? Ariko se mukecuru rwose twebwe nta nisoni muratinyuka umva mukecuru rwose twahembutse ahubwo nawe no mukobwa azana kwigisha imbyinozi wacu. Muratinyuka ngo nanjye ngo nize mbyine? Soni mufite ubusura bana tutizihiwe rangwi. Mpinga we wandinze kuzashoma mpinga we. Ibi ni ibikino no byaje mu rugo rwanjye. Ndavuze ngo rimwe kabiri gatatu mbabane mu buriri vuba none hangaha mureke abantu bisinzire biryamye. Ibaze twagiye kuryamiza isahara ahubwo abantu ugenda babwire nabo baze tubyina. Muranyumvira koko ari kubanza inzoga mwanyoye mwazinyoye n'ibisazi koko Pasika. Ndavuze ngo bwira umugore wawe mujya kuryama mutanga amahoro abantu bisinzire. Aho turiminja koko hundi uradushaka iki wa mukecuru? Kufite inzu yawe umva genda ujye kuryama uduha amahoro rwose twanywereye aracu nje nta nubwo nasinze n'uguhembuka gusa. Uvuze ngo iki? Ni mama y'Imana. Uvuze ngo ibi bishoboka rwose Pasika. Ubanza hari ubwira utamoza ariko niko Pasika uratinyutse uravuze ngo ngiyeho ngo ngiye kuryama ngo mbahe amahoro. Ikibazo se nta kibazo mama y'Imana. Ranguta ko yihanganiye byinshi none barabyifata mate. Ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication ku nkunga ya USAID binyujijwe muri gahunda y'ingobyi activity na Aurora Wihaze mukayikurikira kuri Radio 10 kuwa 3 no kuwa 5 saa 11:30 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho ubutaha.